Texel 5R 2017 miliyoni 50 urabasha kuyegukana. Iyi bayita Texel 2017 miliyoni 50 urabasha kuyegukana. Imodoka y'umuturika, imodoka ibarirwa kuri Brashar TV. Izi ni za modoka zibarirwa kuri Brashar TV z'imiturika, ureke za zindi za rwarika bavubi. Barakwereka Texel ya miliyoni 50, ariko iyi modoka urayizi, uzi kuyigenderamo ugiye mu bukwe, kuyikoramo mu bukwe ukayitwaramo umugeni miliyoni 50. Iyi modoka rwose wayegukana ukayigura, ukayigura umukunzi wawe, cyangwa ukawayigura kugira ngo uzayikoreshe mu bukwe bwawe, ndetse wanayikodesha kuri Brashar TV. Kuri Brashar TV nta modoka wahaburira n'imwe, kuko nitwe dutunganya misoro twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashar TV, bimwe gukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Nakuzaniye Texel ku mafaranga miliyoni 50, umwaka waye ni 2017, ariko si ubu wazumbaza iki ko mba nateguye? Warateguye, barategura, nanjye ndategura. Iyi ni Brashar TV. Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashar TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kw'ibikoro ni Brashar, nijyana Emmanuel, uwo niwe njyewe bakwita dukurikiye Brashar TV. Ariko ubundi ushaka iyihe modoka niba atari ukumvuna koko bro? Ushaka iyihe modoka ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura ngo kubita imodoka y'umuturika izahora mu ntekerezo zawe? Gusa abahanga, abakimaze, abacurabwenge boss bazi Brashar TV, kandi bose bagurira kuri Brashar TV. Nanjye niyemeje kubakira cyangwa kubafasha nk'uwifasha, nkabafasha nk'ufasha umuvandimwe we. Niyo mpamvu abwira ngo muri inshuti magara. Yibayita Texel, iwayibonye Texel ku mafaranga miliyoni 8 urabasha kwegukana Texel nziza cyane 2010 Hyundai Texel. Ariko koko nimero bushobora kuba mwatoneraho kari 0788 497 kuki mutaza vuba ngo mbafashe? Kuki mutaza? Nimubanguke kuri Brashar TV, Brashar Special Technician, Kigali, Remera, Kigali, Majergo. Aho ngaho niho dukorera. Imodoka ushaka iyo ari yose, second hand cyangwa imodoka y'umuturika igisohoka imaze ukwezi kumwe itarambura plaque, n'ahandi uri buyibone usibye kuri Brashar TV. Imodoka itarambura plaque, imodoka itarakora urugendo, imodoka ifite ibirometero bikeya, iyo modoka urayisanga kuri Brashar TV. Ni imodoka ngusuzumira nkabanza nkakurebera ko imodoka koko ari nziza, ntabyo kumvuna koko. Iyo wageze kuri Brashar TV uriruhutsa ati ahwi, kuko ubu ngubu igihe gihe wahageze wumva yuko ibyo ugiye kugura ari ibintu bizima, ukaba ugiye kugura imodoka nzima, imodoka ifite uburambe. Ya modoka ugura noneho wazayihaga ukayigarura kuri Brashar TV ikagurishwa amafaranga aruta ayo wayiguze. Iryo ni ryo banga mbanje kukubwira. Bayita Kia Sportage. Ariko ibi ni ibiki koko biri kubera kuri Brashar TV? Kia Sportage, imodoka ishaka amafaranga miliyoni 14, ni imodoka y'umuturika kwere. Rebi modoka, rebuto modoka. Ariko koko wageze kuri Brashar TV nawe? Ndabizi ko ari ubwa mbere nyine wahageze. Kora subscribe, ntubyibagirwe ukoreshe, ukore comment, like
icyo gihe buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Mbonera guhogosuhuza abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, umurengerazuba ndetse n'abadiaspora abari hanze y'u Rwanda. Mwese mwakoze subscribe muri inshuti magara, kandi ikintu mbashimira ni kimwe cyane, inkunga bitekerezo mugenda mumpa uko bucya nuko bwira. Kuri Burashari TV bigenda bifata indi ntera. Wabishaka utabishaka kugura imodoka kuri Burashari TV ni iby'agaciro, kandi ntabwo uzicuza cyangwa ngo ubabaye kuko wagura imodoka kuri Burashari TV. Oya, reba imodoka guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura, miliyoni 2, miliyoni 2 n'igice, miliyoni 3, miliyoni 4, miliyoni 5, miliyoni 15, miliyoni 50. Urabona imodoka kuri Burashari TV, imodoka nziza 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 nziza. Reba imodoka, reba utumodoka. Umeze utariko? Nawe umeze neza? Komeze neza, nawe umeze neza? Ese koko ufite imodoka wabuze umukiriya? Burashari TV ni igisubizo aka kanya. Ufite imodoka washatse umukiriya uyigura uramubura? Duhamagare kuri 0788 49 7 4 0788 49 7 4 izo nimero wowe waziduhamagara cyangwa ukazitwandikira kuri WhatsApp ushaka imodoka yo kugura cyangwa ufite imodoka ugurisha. Niyo mpamvu nkubwira ngo nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Turi ba mudahusha. Bikora nk'uwikine urebe ngo abacurabwenge kuri Burashari TV barahagurukana amajipe bakaza kureba iyo modoka koko, bakaraka ko ari imodoka y'agaciro. Reba nk'iyi ngiyi, navuga ngo iyi ni Texel, barakwereka saro yayo Texel ku mafaranga miliyoni 50. Ni 5R, irimo moteri ya 5R. Miliyoni 50 urabasha ko wayegukana. Urayafite se? Ese koko nawe ufite imodoka ugurisha imeze nk'iyi ngiyi? Duhamagare nkwereke ibyo tugukorera, kuko iyi ni Burashari TV. Ntekereza yuko hari shobora no kuza ku mwanya wa mbere muri televiziyo zicuruza cyane kandi zikanamamaza. Ese ufite ibikorwa byawe, ushobora kuba watubwira tugatangira tukakwamamariza ibikorwa byawe. Ufite amakankayori, ufite ubucuruzi runaka, ibigo by'amashuri, turakwamamariza koko. Ese koko niba tubasha uzatubwire tubigukorere, kandi niba tutabasha ntuzaduhe isoko, ariko tuzi ko tugerageza gukora ibyo abakiriya bacu bo badusabye. Ndagushimiye wowe twabanye kuri Burashari TV. Turi gutereka Texel ku mafaranga miliyoni 50, imodoka y'umuturika ibarirwa ku modoka za Burashari TV. Kuri Burashari TV ni za modoka za bakimaze. Iyi modoka rwose nize kuba yagucika nk'ibisanzwe. Kuri mikoro wari kumwe na Burashari, nigena Emmanuel.